Hello guys, inshuti zanjye, inshuti za Tantine Jackie Professional, nongeye naje. Mwiriwe neza? Yesu ashimwe cyane. Muri aka kanya rero ndaje ngo twige, uzi ko tumaze iminsi twiga amasmoothie. Ubu rero ndaje noneho ngo twigane papaya smoothie. Papaya smoothie y'abantu bakuru igizwe na ingredients ebyiri gusa, yogurt. Hari yogurt cyangwa se ugakoresha plain yogurt. Plain yogurt ni yogurt iri low fat. Baba bakuyemo amavuta kigasigara ari ikivuguto kitagira n'icyanga, nyine kiri low fat, nta cyanga kirimo. Icyo rero nicyo cyagenewe gukora amasmoothie cyangwa se yogurt, fresh yogurt. Noneho uzirinde gushyiramo ikivuguto cya nyacyo, kuko iyo ushyizemo ikivuguto kinyobwa smoothie yawe iracika. Ubu rero muri aka kanya tugiye gukoresha ibintu bibiri. Turakoresha yogurt, murayibona hano. Turakoresha kandi na papaya, ipapayi. Buri gihe mbigisha ibintu mubasha kubona, ntabwo nshobora kubabwira ngo mukoreshe ibintu mutabona. Ariko umuntu wifite, wumva uzi ko mu mufuka harimo akantu mu rwego rwo kwihibire ibyiza birenzeho, iyi smoothie ushobora kongeramo ikindi kintu. Ushobora kongeramo nk'umuneke, ukongeramo sesame, ukongeramo granola, ukongeramo, ushatse washyiramo n'ubuki. Ariko ngenda akoresha bino bibiri gusa, kuko ubwabyo biraryoshye kandi biraryohereye. Ari papaya iraryoshye, murabona uko isa kuriya, nyiberetse nayimanyuye nayikase. Yogurt nabwo murabizi ko iryoha cyane. Uyu munsi nahinduye yogurt, nzana yogurt yo mu bwoko bwa vanilla yo mu ngabo Dairy. Ingabo Dairy vanilla yogurt. Yes, ubu niyo ngiye gukoresha. Nari maze iminsi nkoresha Inyange, ubu rero nahinduye uno munsi. Zose ni nziza, wakoresha iyo ushaka. Murakoze rero mukurikire, sinabura kubwira hakiri kare ntari natangira. Nkaba nsaba wowe mushyashya kuri iyi channel gukora subscribe, ugakanda ukazogera ka notification, hanyuma ugakanda like, ugashyiraho na comment, ugasharinga n'inshuti zawe. Uraba unteye inkunga, kandi uraba uteye n'inkunga inshuti yawe yigiriye neza ko uyeretse uko azajya akora smoothie. Murakoze cyane, twagiye. Namwe inshuti zanjye dusanga ngo nabashuruje cyane. Yesu ashimwe cyane. Ndabakunda cyane. Namwe murankunda. Yesu aduhana umugisha. Twagiye kwiga. Ubwo ndabanza gutunganya ipapayi yanjye. Ntabwo nikoresha yose, murabona ko yaba ari nini. Ndakoresha igisate. Kubera ko ari nini nyine, ndakoresha igisate. Za avoka, muzi ko maze kubigisha avocado smoothie, imineke, bya bindi muba mubona bihiye cyane, ntimukabijugunye, mujye mubikoresha amasmoothie. Aho kugira ngo uzijugunye uzipfushe ubusa, wazikoresha smoothie, kuko n'ubundi buri buzisye. Yes. Urabanza ugakuramo imbuto, zino mbuto zirarura. Warangiza ipapayi ukayihata, ariko ngewe ndumva atari ngombwa ngo nyihate, ndayimanuza ikiyiko. Iyo uri mu gikoni ugomba no kugerageza kwiyaranja.
Yes, ipapayi maze kuyitegura, ubu ngiye gukurikizaho gushyiramo yogati. Kugira ngo uyishyiremo neza ni uko ugomba kubanza gucugusa, hanyuma ugapfundura, hanyuma nureba filime, nureba videwo ujye wihangana uyirebe uyirangize, kuko iyo utayirangije hari ibiba bigucitse utabibonye. Ni nk'umuntu ujya kwiga ategura ikizami ntakurikire mwarimu cyangwa profe ngo akurikire isomo kuva ritangiye kugeza rirangiye. Hari aho yexplica cyangwa se asobanura bikagucika ugasanga biragucanze, ukajya ku ruhanya usaba. Ndashyiramo agacupa kose, yes, ubwo ndakurikizaho ku blendinga. Ndahurire kuri blender none. Yes, ubu rero twatangiye gusya. Abadamu mwe inshuti zanjye ndabahamagarira mwese kuzajya mugura amaburenda. Burenda ntabwo ihenda, muzajye muzigura, zirafata. Zisya ibirungo, zisya ukora potaje mu buryo bukoroheye. Ubwo ndavuga abadamu b'abasirimu nyine mwebwe mufite amafaranga muba mufite mwebwe ku kwezi, wigomwa nk'umushahara umwe ukagura igikoresho. Ukagura burenda, ukagura n'ikindi mujye mubona bereka. Bigufasha kugaburira umuryango neza. Ndafunze kuko yanoze, smooth yanoze. Ubu noneho tugiye gukurikizaho kuyitestinga. Irasa neza. Smooth iyo iva ikagera yose iraryoha, isa neza. Mwayibonye rero papaya smooth yanjye ngiyo yabonetse. Hanyuma akamaro kayo rero, ifasha umuntu kudigera neza, ikora digestion nziza iyo ufite ibibazo bya constipation. Ariko sinabura gusoza nkubwira ko nayo ibyibushye. Niba uzi ko usanzwe ubyibushye, ujye wirinda gushyiramo ibintu byinshi biri fat cyangwa se bibyibushya, kuko irabyibushye uko byagenda kose kubera n'ukuntu iba iryoshye. Reka dutestinge twumve.
iyi smoothie ni nziza cyane ni ukuri kose. Ngaho rero nta yindi ntumwa ubwo uzakore smoothie gutya. Murakoze rero, turi kumwe. Ntugende udakoze subscribe kandi ujye ureba video uyirangize. Ndigiye